mumize neza, nizere ko mumize neza, nawe utameze neza impore, ejo bishobora kugenda neza. Uyu munsi rero nabyutse nshaka guteka, ngiye guteka igitoki, ngira ngo muri kukibona igitoki, mvuga ngo ngiye kukironga, rwose sinkunda igitoki pe, ariko iyo nakitekeye mbasha kukirya nkumva kiraryoshye, ubundi mba numva ntazi ngo ni ibiki. Ahangaha rero nari maze kugitonora, ngira ngo muri kubibona, nari nagitonoreye mu mazi, iyo umuntu agitonora mu mazi ntabwo kiba umukara cyane. Noneho hariho abantu bavuga ngo igitoki gitonoye ngo ntabwo kiryoha, ngo nk'igitoki gihasi, simbizi, nubyumvanye umuntu ndaseka. Ahangaha rero ni pavuro nari ngiye kuzireba ahantu ziteye, ngira ngo muri kubibona, umva nukuri nushaka uzahinge pavuro pe, zera vuba 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 pe. Muri kuzibona ahangaha rero nari ngiye gushaka pavuro ndi bikoreshe, nari maze kuyibona. Ahangaha ngira ngo ni dodo nazo muri kuzibona zirahinze, si muri kubibona yuko zihinze mu mufuka, nawe ushobora gufata umufuka ugateramo imboga cyangwa se ibase cyangwa indobo, icyakorohera kukibona. Ahangaha rero imboga nari maze kuzikata, ngira ngo muri kubibona yuko nasoje kuzikata. Iyo ngiyo ni tomato paste ndi bukoreshe mu gitoki cyacu, iyo ngiyo ni onga nayo murayibona ndi buze kuyikoresha mu gitoki. Izo ni inyanya nazo ndaza kuzikoresha, ngira ngo muri kuyibona. Noneho izo ni ya pavuro yacu nari maze kuyikata, icyo ni igitunguru nacyo nari maze kugikata, ngira ngo muri kubibona yuko byose bitunganyije ibyo turi bukoreshe. Umva igitoki ngiye kugiteka, niba kiri bundyohere simbizi pe, ariko iyo nakitekeye ndakirya. Ubwo ni ubunyobwa rero turi buze gushyira mu gitoki cyacu, ngira ngo muri kubibona n'ubunyobwa buri aho ngaho busanzwe. Ubu tugiye guteka rero. Aho ngaho nari maze gufata mu mavuta, nashyize mu isafuriya, nshyiramo bya bitunguru na pavuro. Impamvu ari byo nabanjemo, imboga nahise nzikurikizamo, mpita nshyiramo inyanya, iyo ni salisa na onga, ndabivanga nkabitoba. Aho nari maze kubitoba, ngira ngo muri kubibona ukuntu byabaye. Noneho za mboga zacu, dore inyanya zari zimaze gushya, noneho ngiye gushyiramo ya salisa yacu ivanze na onga. Aho ngaho rero nari maze kubisukamo ngiye kuvanga. Deja murabona yuko igitoki cyacu namaze kugishyiramo, muri kubibona. Aho ngaho nari maze kubivanga, rero urapfundikira ugategereza iminota 5 byibura. Iyo umaze gushyiramo cya gitoki cyawe, sinzi wowe ukuntu uteka igitoki, ariko ngiye buno buryo nibwo ngitekamo nkumva kiraryoshye. Hariho abantu bagiteka cyamara gushya bakagikaranga, hariho abantu batagikunda kitarimo ubunyobwa, ariko kitarimo ubunyobwa bwo sinakirya pe. Ahangaha rero iminota 5 yari ishize, ngira ngo muri kukibona ukuntu cyabaye kirasa neza. Niba waba udakunda igitoki nkanjye, umva urihangana ukakirya pe, ni ukuri. Ngira ngo muri kubibona ukuntu gisa neza. Ngiye nuko ngiteka nyine, nkabanza nkateka imboga n'iki, nkavanga n'ibiki. Aho ngaho nari maze gushyiramo amazi, noneho ngiye gupfundikira tukaza kugaruka nyuma. Aho ngaho rero murabibona igitoki cyacu tayari cyagitangiye gutogota, ngira ngo muri kubibona. Igitoki cyacu rero cyenda gushya, umva mu kanya turashyiramo ubunyobwa, ngira ngo muri kubibona ukuntu gisa neza, none ni nako kiri guhumura kandi nta bintu birenze birimo. Ahangaha rero ubunyobwa bwacu twari twamaze kubushyiramo bwanahiye, umva habura kurya. Ngira ngo murabona igitoki cyacu tayari ni uku nguku cyahiye gisa, umva ni ukuri pe, ngiye kukirya numva uburyo yahise agira neza. Ngira ngo muri kubibona ukuntu gisa neza, shangiye kukirya pe. Nawe niba utajya kugiteka muri buno buryo nagitetsemo, nawe uzabigerageze abe ari kugiteka, ndabizi neza yuko kizakuryohera. Urabona ukuntu kiri gusa neza, noneho bituma nyine kiryoha iyo wabanje guteka kuri imboga. Harimo abantu bazishyiraho nyuma, ariko iyo wazitetse kuriya ukavanga mu gitoki biba biryoshye. Ndabibatuye.